cause like nayo mfite impano yego yo kuririmba no kwandika no kugira iki ariko nahise nisanga noneho nagiye muri Project Fame. Project Fame ubwo nayo nagize Fame. Donc yari project ngomba kujyamo nkasohoka na Fame. Fame itagira amafaranga runaka uvuga ati aya mafaranga runaka wenda za sustaininga cyangwa se ni iterambere nakuyemo ridasanzwe. It was very early ku muntu utekereza ati nka Gabiro nyine icyo gihe ndabyibuka nagiye Nairobi mfite inoti ya 5 umufuka cyagiye ujya muri Tazga. Ariko nyine I was like nagiye mfite gitari yanjye icyo gihe nakunda kwicuranga gitari ndagenda ndirimbira abantu kwa hari auditions nari narabonye season yatambutse ya Alpha ndavuga ati wow nayi ngiyi izansiga ariko nkumva just ngiye kuntu nitereye nayi nyirigira ishyaka akantu kose nyine ebana numva ngo ngomba kugenda ebana ngiye gishyaka babambwira ati ebana sapaso sakasi bikunde cyangwa nibikunde life irakomeza nta muntu njye ngira gishyaka bahora mbwira ko man nta wundi muntu nyine mbigomba tu ninjye ubisaba